Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti z'umusaraba, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbifurije umugisha w'Imana aho muri hose, aho muherereye. Abarwaye ndabasengeye ngo imbaraga z'Imana zibakoreho, zibaruhure, zibakize mu izina rya Yesu. Abababaye namwe twifatanyije namwe mu mubabaro, kandi icyo tugiye gukora ni ukubasabira ku Mana ngo Imana ihindura amateka, Imana yakesheje ijoro rigacya rikaba amanywa, ihindura ubuzima bwawe buri mu mubabaro, ibugira ibyishimo. Ibyo byizere, Imana irabishoboye, kandi nawe unezerewe twifatanije nawe mu byishimo. Turashima Imana ko unezerewe, hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, icyubahiro kibe icy'Imana. Nuko ubuzima bwubatse, none umwe abababaye undi yishimye, ariko tuzabana aho tutazongera kubabara. Nicyo cyifuzo cya SAVEUR DIVINE, nuko tuzaba mu bwami buhoraho iteka ryose. Imana ibampere umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 13. Ni umugani Yesu yaciye, uhereye ku murongo wa 3 haranditse ngo abigisha byinshi abacira imigani, aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto akibibazigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure. Izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Kandi izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto imwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. Ufite amatwi niyumve. Amen. Imana ibahe umugisha. Abaza kubona uburyo muze gusoma icyo gice cyose, mugere ku murongo nibura wa 23, ariko kubera iminota tuba dufite, reka ngewe nkoreshe iyi minota yanjye mvuge icyo umwami Yesu yaragambiriye kwigishiriza abantu muri uyu mugani. Yagiye yigishiriza abantu mu migani bitewe n'abo babaga bari kumwe, rimwe na rimwe kuko babaga bari ahantu mu giturage bahinga. Yabigishirizaga ku muzabibu, akabigishiriza ku nyoni, akabigishiriza ku biri aho hafi. Yesu yakundaga kubigishiriza abantu ku biri hafi. Aha rero abigisha umugani, yabigishije umugani w'umubibyi kuko bari abahinzi. Hanyuma arangije arababwira ngo umubibyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu nzira, izindi zigwa ku rutare. Ariko icyifuzo gihari twebwe ni ubu butaka yasorejeho. Aravuga ngo ariko izindi zigwa mu butaka bwiza, mu murima mwiza, ngo nuko zirera, imwe 100, indi 80, indi 60, bityo bityo. Hanyuma ngo abigishwa baza kumwegera bati, nyakubahwa, wavugiye mu migani, dusobanurire iby'iryo jambo. Icyo uyu mugani usobanuye n'icyo usobanurira ni iki? Nk'uko yabimenyesheje abigishwa be, yarababwiye ngo mu rusengero, mu iteraniro, mu bumva SAVEUR DIVINE bagatega amatwi ijambo ry'Imana, barimo ibyiciro byinshi. Harimo abumva ijambo ry'Imana, ngo ijambo ry'Imana bakaryakira barinezerewe, ariko ngo mu mwanya mutoya ibibagerageza byaza, ibibagusha byaza, rya jambo ry'Imana, bwa butumwa bwiza bakiriye,
hanyuma bagahita babivamo bagasohoka bagasubira uko bari bari. Arababwira ngo kandi mu iteraniro mu bumva ijambo ry'Imana hari abantu bameze nk'inzira, ijambo ry'Imana riragwa, hanyuma kubera ibintu byinshi binyura muri iyo mitima bigahita biribata iryo jambo ry'Imana bikarikandagira rikangirika, hanyuma ntiribashe kwera imbuto. Aravuga ngo kandi hari abandi batega amatwi ijambo ry'Imana bameze nk'akara. Akara ni ubutaka ariko bwumye, ni ubutaka bw'amabuye ku buryo ubibyeho imbuto itagera kure. Hari abantu bagira imitima inangiye, badakunda ijambo ry'Imana ngo ryinjire muri bo, hanyuma ijambo ry'Imana iyo riguye muri bo riruma, ntacyo rimara, ntaho rigera. Uraza kwigenzura muri iyo mitima Yesu yavuze uko imeze. Arangije agereranya undi ngo w'amahwa. Aravuga ngo amahwa ni ahantu ijambo ry'Imana rigwa. Abazi amahwa ukuntu aba ameze abatwikiriye ahantu, kubera kandi ko ibibabi by'ayo mahwa bihunguka cyane, imbuto yajya munsi y'ariya mahwa ishobora kuzamuka cyane kubera ifumbire iba ihari, ariko nanone kubera ububi bw'amahwa, amahwa agira imbaraga agatwikira ya mbuto ntibashe kwera no kuzamuka no kugaragara, kabone n'ubwo hasi yabonye ifumbire. Aravuga ngo hari abandi bumva ijambo ry'Imana bakarinezererwa bakanarikunda cyane, ariko umunezero w'isi, ibihendo by'isi, bagikunze utubyiniro, bagikunze udusitire tw'isi, bagikunze ambiyanse, bagikunze, hanyuma akumva yaba mu rusengero, abo ni nabo tugwijije, akumva yaba mu by'Imana ariko ntunamubuze no kujya kubyina mu bindi, akumva yaba mu by'Imana akabikunda ariko yagera no mu mafaranga agahemuka, akumva yaba mu by'Imana ariko yabona n'umugabo w'abandi akamutwara, akumva yaba mu by'Imana ariko yabona n'inkumi y'abandi akumva arayikeneye. Yesu arangije aravuga ngo abo ni abameze nk'ubutaka ariko burimo amahwa, ijambo ry'Imana rigwa, hanyuma ibinezeza by'isi byaza, abo bantu bagatakaza ubukristo, bagatakaza ubunyangamugayo. Ariko tuvuge ngo amena cyane, asoreza ku bandi bameze nk'umurima mwiza, ari nacyo nkwifurije muri iri jambo rivuga ngo genda wera imbuto nyinshi. Yesu yavuze ku murima wera imbuto nyinshi, aravuga ngo hari umutima umeze nk'ubutaka bwiza wagiyemo ijambo ry'Imana, hanyuma iryo jambo ry'Imana rirera ryera imbuto. Imbuto ni izihe? Ni ukubabarira, ni urukundo, ni ibyishimo, ni ukugwa neza, ni amahoro n'ibindi bimeze bityo, no kwirinda. Haleluya. Nkwifurije kubaho ubuzima bwitoza kubabarira, ntukagushwe n'ibije byose. Nkwifurije kugira umutima ushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Niba ari ugukunda ugakunda, niba ari ugutanga ugatanga, niba ari ukwitanga ubwawe ukitanga umaramaje ku bwa Kristo, kandi niba ari ibyo wirinda ukabyirinda kuko wakira ubutumwa bwiza. Abo nibo bana b'Imana, abayoborwa n'Umwuka Wera. Nkwifurije kubaho wera imbuto. Yesu yavuze ijambo ryiza aravuga ngo niwe muzabibu, data ni nyirawuhingira, hanyuma ishami ritera ararica rikajugunywa, ariko ishami ryera aryanganyaho amahage yaryo. Imana iguha umugisha, Imana ikunezeze. Mbese umutima wawe umeze nk'ubu butaka bwiza? Nsoje nkwifuriza kuba umukristo, ariko ubukristo si amagambo ntibabuvuga, ahubwo ubukristo babushyira mu bikorwa, bakabikora, nibo bera imbuto. Imana ikunezeze mu izina ry'umucunguzi Yesu. Amen, amen.